hashize iminsi 609 nyuma y'uko Oscar Bowman avuye mu Rwanda, umuzungu wa kabiri yakandagiye muri le pays de mille collines. Turi mu cyahoze cyitwa Ubuganza, ubu ni mu karere ka Rwamagana. Ni ku munsi wa gatatu w'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1894. Count Adolf von Goten yakiriwe n'intumwa y'umwami nk'uko mugenzi we Bowman yabigenje. Von Goten yaje aherekejwe. U Rwanda kugeza na n'ubu ntirwigeze ruba agafuka imvugwa rimwe, uretse ba nyirarwo bagiye barutera hejuru ko imyaka yagiye ishyira indi. Ubundi umunyamahanga wese utarwinjiranyemo ineza yinjira yikandagira. Kuri Von Goten yagombaga kwinjirana ingabo, izo zikitwa askari. Askari rikaba ijambo ry'igiswahili risobanura ngo ingabo, abasirikare, or maybe just maybe igisirikare, if we may say that. Goten ni igihiriri cy'abasikari 620 bakinjira Rwamagana, bakiriwe n'umuhungu wa Rwabugiri, akaba n'igikomangoma cy'u Rwanda rwa Gihanga, amazina yakitwa Sharangabo. Kubatizwa byari bitaraza. Birumvikana ko uyu yari umuzira kinyoma, akaba umushizi w'amanga nka se, akaba umwizerwa, akaba n'inkwakuzi kurusha abandi. Ariko nanone mu Cyongereza hari abantu bita the expendables. Iyo umwera mwira bivu ntibyari guca igikuba nk'uko byari kubabaye ari Rutarindwa ubonejwe urusoro mu mpanga. Sharangabo amaze kwakira umuzungu n'ingabo ze, yagombaga kumushyikiriza se Rwabugiri. Nimvuga ingabo wumve askari zifite imbunda, hanyuma Sharangabo akaba yari umwana w'umwami gakondo ukikijwe n'ingabo zihetse imiheto, ibitembo by'imisakura, amacumu n'ibyivugo byinshi cyane. Imirwano yaduka nta kabuza u Rwanda rwari guhomba. Ariko murabizi amateka aberaho kutwigisha. Uribuka ko Oscar Bowman yari yaratunyujijemo urusoro. Sharangabo yafashe Von Goten amushyikiriza se umwami Rwabugiri ku ngoro ye yari mu karere ka Ngororero y'uno munsi. Kuva Rwamagana ujya Ngororero muri ino minsi ni urugendo rusanzwe, twaruciye amazi mu masaha 3 n'utunota duke cyane. Umuntu aba akoze urugendo rw'ibirometero birenga 154 kandi akarukora yicaye. Uru rugendo basogokuruza bacu barukoraga n'amaguru. Niba utarabyize mu mashuri, ukaba utarabibwiwe n'abakuruta, ukaba utarabyumvise mu biganiro, reka uyu munsi ngufashe. Abatware bahekwaga mu ngobyi, ntibagendaga n'amaguru buriya. Noneho ibaze kuva Rwamagana ujya Ngororero ukagenda n'amaguru, ugakora urwo rugendo rwose wikoreye umwana w'umuntu. Kugira ngo ubyumve neza, uramutse uhagurutse Rwamagana kano kanya ukagenda wiruka amasigamana nka kumwe abantu bari muri siporo bagenda, ukiruka utaruhuka, hanyuma ntuhagarare ngo ufate utuzi cyangwa ngo uhine umugongo ufata kuka, wagera Ngororero nyuma y'amasaha 48. Ibaze noneho gukora uru rugendo uri mu mujisho w'ingobyi, ukarukora uhetse umugabo mugenzi wawe, hakaba umugabo udafite ikibazo cy'uburwayi na buke, ukaba ushinzwe kumushakira ibyarya, anywa, aho arara, umucungira izamu, kwageraho n'ibindi. Urwo rugendo urumva warumaramo ibyumweru bingahe? Mu byo dushimira iterambere ni uko urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu byorohejwe. Imodoka, amagare, amatukumo, amamoto, indege, gari ya moshi, ubwato n'ibindi byaraje. Abantu bagendera ku butaka mu buryo bworoshye cyane. Abantu bagenda bicaye hejuru y'amazi, abandi bagenda bogoga ikirere nk'inyoni. Ubu urugendo rwo kuva Rwamagana ujya Ngororero, abakire n'abakene bose bararukora mu masaha make kandi bose bicaye hamwe. Buri wese aritegera, ntawe ugenda yikoreye mugenzi we. Uhisemo guheka agenda ahetse ibye. Uyu munsi umuntu ashobora kuva Nyagatare agataha i Rusizi, agasibira rimwe ashaka kuruhuka, bugacya akagaruka mu Mutara. Ubwo icyo gihe aba yakoresheje imodoka. Hari ubundi buryo wifite, wafata ka kajugujugu, saa sita ugahaguruka i Nyagatare ukagwa i Kamembe mu minota mike cyane, ugafata ifunguro ukagaruka gusoreza akazi Nyagatare. Akazi karangira ukongera ugafata ku kadege ukerekeza ku Kanyaru, ukarya ukaryama neza, ejo mu gitondo ukagaruka mu kazi i Nyagatare. Ibyo byose byitwa iterambere. Ariko se koko urabyumva ko iterambere rihari? Oya, reka nkubaze neza, mbisi iteye imbere muri ubu buryo cyangwa ni twebwe duteye imbere? Reka nkubaze noneho nushaka usubiza ibyo usanzwe usubiza
dore ko wabimize bunguri. Mbwira impamvu umara umwaka wose utarajya gusura iwanyu. Ni iki gituma wanga kujya ingororero ko ibigutwara bihari n'umuhanda ukaba ari nyabagendwa? Kubishatse wajya utaha buri cyumweru ugasura ababyeyi niba ubafite, ugahingisha isambu yanyu niba warayisigiwe, ukaganira n'abo mwariranywe bo ndabizi barahari. Niki wabuze kuki utajyayo? Igisubizo kiroroshye, sibyo? Ngo ndi busy, mfite umwanya muto cyane. Akazi ko gukorera mu karere ka Rwamagana narasize ababyeyi muri Ngororero rwose ni kenshi cyane pe. Sinshobora kubona uko njya muri Ngororero, reka da. None se sha, ubwo iryo terambere uririmba koko urarizi? Yaba ari sogokuru wawe ufite aya mahirwe ufite, akaba abayeho mu bikorwa remezo nk'ibyo urimo kubamo, agakora akazi wita ko ari kenshi, none yakakweretse igisobanuro nyacyo cy'iterambere. Ikibazo nuko mwumva nabibasha. Unyihanganire. Iterambere rero ni ugukoresha neza ibyo ufite, buri kintu cyose kigakora akazi cyagenewe gukora ku mpamvu zagenwe. Iterambere si imihanda gusa, ni imyumvire ku mikorere n'imikoresherezwe y'imihanda. Umuhanda n'amamodoka byatejwe imbere kugira ngo wihute ujyane amahaho mu rugo. Iterambere si imiziki igezweho ujya kurara amajoro uceza ucengeza n'amayoga mu maraso yawe, amasaha yakura ugatangira guceremba urungano ujya guhiga abari b'ibicece, nuko amahaho wamara kuyacagaguramo ubuce ugashogosherana urutwe rwuzuyemo ibisobanuro wamize bunguri. Ndi busy. Iterambere ni ukumva kukorera 3,000 bigataha. Mu minsi runaka ukumva ko ugomba kwihuta ukajya gusura budaheruka, by'umwihariko abavandimwe n'imiryango, kubera ko ibikorwa remezo ari cyo byakorewe, kandi kubera ko transport yoroshye. Areka iby'inzangano ziruta urukundo mu miryango yacu byo tubireke. It's another story. It's not your role, it's not your position to know, do your job. Nongera nkubaze, ariko noneho unsubize umaze gutekereza neza. Nisi iteye imbere cyangwa ni wowe uteye imbere? Iterambere ryoroheje ingendo, abantu barihuta cyane, ntibigitwara ibyumweru n'ibindi by'ubusa kugira ngo uve Nyagatare urari Rusizi. Ahari abantu hahora amakuru. Uko abantu bihuta niko amakuru yihuta. Ihahana amakuru, abazi uruzungu baryita communications, riteye imbere cyane. Uyu munsi kuba utaganira na buri wese ni ubushake bwawe, kuko ubushobozi urabufite, gusa siko byahoze. Von Gotse nakimara kubonana na Rwabugiri yagombaga kuva Ngororero agatobora amashyamba akogoga inyanja ngari kugeza asubiye iwabo mu Budage gusohoza ubutumwa bw'ibyo yabonye muri Afurika no mu Rwanda by'umwihariko. Mu minsi mike rero nyuma y'uko amaze kwiyanura, byahinduye isura. Turi mu mwaka w'1900, igihiriri kitagira ingano cy'abera gitangiye kwisuka mu Rwanda. Umurezida, umuterebura batwicaye ku gakanu. Aba baje bitwikiriye imyenda yera. Twabitegereza tukabona ko nta kizinga na gito bafite, nyamara iyo myenda bayitwikirije za masotera na bayoneti. Mu ntoki bagacigatira Bibiliya, mu majosi bakanigiriza inigi zitari izi z'iwacu twaragwaga na ba nyogokuru cyangwa ba sogokuru, ahubwo zari inigi zitenderaho umusaraba, uwo nawe ukaba ubambweho akagabo kigararito cyane rwose. Akanakumiro. Uwo akaba umwami mushyashya baje kwimika hano iwacu mu Rwanda. Ubwo akaba umwami, akaba n'umwana w'Imana. Uwo nyine tumukesha byinshi, yaje asimbura Imana y'u Rwanda. Iyo ngiyo ikitwa Rugaba. Imana y'u Rwanda ikitwa Gihanga, ikitwa Rurema bintu n'abantu, inka n'ingoma, ikaba Kimaranzara, ikavubura imvura, ikazibura inzira muntu aturukamo. Ababyeyi bakavuza impundu, ingobyi zigakoshwa, tugahekera igihugu ingabo, abagabo ababyeyi abasizi, abagore beza b'ibibero bibereye ibibondo, ababi b'indwanyi n'abategetsi bareba kure cyane. Iyo ikaba Imana y'u Rwanda. Iti ibyo yiriwemo byose byaba byarangiye cyangwa bikomeje, igataha hagati muri bene Imana, igasasirwa, ikaryama ntacyo yishije, nayo yo kabyara ikaruhuka. Mu gitondo ikazinduka iduha umugisha, abana beza bakavuka neza, inyambo zikinikizwa, inyana zigasanga imbyeyi, abari mu ngerero bagatahana intsinzi, abari mu mbohero bagaca imyeyo ikagwira,
bwakwira nyamusore akihina mu mbere, maze mbere y'uko arambika umusaya hasi ngo aruhuke akabanza akarwana no kumara amavuta. Iyi Mana rero yagombaga kwereka umusaraba igatokeshwa. Umuterebo urazana Imana nshyashya, ikaba Imana yatanze umwana wayo rwose abantu bakamubamba irebera, ariko uwo mwana ubwiwe nawe akaba Imana mu butatu bw'iyobera ritagatifu. Abagiye kuyishaka bakarangamira umusaraba, bagarura amaso bayibuze bakayihigira mu bitabo. Sha ikaba yifitiye intumwa z'ibiyuku. Reka rero byigweho ko Imana igomba kugira aho ibarizwa noneho hafatika. Iyi Rwanda yahoze mu mitima y'Abanyarwanda, mu mico twarazwe na gihanga, mu migenzo miganda igihugu gishinzeho imiryango, no mu miziririzo ya Kinyarwanda. Inshyashya ishakirwa mu bitabo no ku musaraba. Nuko intumwa zibona ko ibi bitazaramba ziti reka dushake amazu noneho dushiramo Imana. Nuko Save iraza, nyundi rwaza mibirizi, misiyoni ntizivutse. Izi rero tuzikesha byinshi bishingiyeho ibyo twita iterambere. Misiyoni zigishije abantu kwandika, gusoma no kubara. Kubara wenda byari ngombwa cyane ko tubimenya, kuko Imana nshyashya ntiyari kwitunga. Twagombaga kuyitunga, ariko ubugiraneza bwayo butagira urugero iremera ikagihazwa na kimwe mu 10. Twagombaga kwiga kubibara neza, kumenya igihe cyuzuye cyo kubijyana no kubitanga mu ngano nyayo. Ibyo biharuro n'ibindi misiyoni zabaye nyambere rwose mu kutwigisha, turazishimiye cyane. Inkwakuzi zikimenya kwandika rero, amabaruwa atangira guca ibintu. Safi ikagira yirya ikandikira zaza, umukarani akiha umuhanda n'urwandiko rwa shebuja. Umuhanda akawuhata ibirenge, agahuta agahorera kugeza ageze aho ubutumwa bugomba kujya. Ati mbazaniye urwandiko. Nyiri kwakira ibaruwa akibeta mu mbere akayisoma rwose ukwiri. Ni amagambo atarimo icyanga na gike, akaba amagambo adasasiwe, ni amagambo arashe ku ngingo, mu busobanuro buvunaguye rwose, agafatwa uko yanditswe. Nta kibazo, nta nyunganizi, nta kindi gikenewe kitari igisubizo cyonyine. Wa mukarani yamara guhabwa igisubizo akagishogosherana no kwa shebuja, yagerayo akarambikaho ati databuja, ngicyo igisubizo cyanyu kuri ya baruwa yizaza. Amarangamutima ni ntayo, urukundo ni ntarwo, ubusabane ni hafi ya ntabwo. Iyo ntindi y'ibaruwa nta mutima w'i Rwanda uyirimo, kandi uwayijyanaga yagendaga shisha itabona. Nta gusezera umwana, nta mpamba. Yewe hari igihe byagendaga ukundi kuntu, iyo nyagwa ikagwa mu rwondo, nuko uyijyanye akayoza kugeza wini yishizeho. Ibi twagize gutya turabirambirwa, tubishyira mu nyandiko yacu bwite ko umukoroni tumwigobotoye. Bwa mbere inyandiko yarigiriye akamaro umwene gihugu, dusa nk'abamwirukanye, ariko nawe yicinye icyara agira ati Imana yanjye ntacyo, nayo yirukanye iyabo, so bazakomeza bandebereho kandi bananyumvire rega. Nyuma y'amabaruwa tugira n'ibinyamakuru rero, bimwe byandika ku buhinzi, ibindi bibi binyamakuru rutwitsi. Twahobe turaza, bato barasusuruka, utu natwo dusimbuzwa migambi umwana w'amatsiko. Turaryama turasinzira, nuko igitondo gishyashya mwihahana amakuru kiratangazwa. Nyuma y'ibinyamakuru, amaradiyo n'ibindi, ndabyibuka rwose njyewe namenye icyitwa email ejo bundi, yahoo.fr na yahoo.com. mwe murabyibuka? Uyu munsi rero dufite Facebook, dufite Instagram, dufite Telegram, dufite telefone ngendanwa kandi zihendutse kubi, dufite Twitter, dufite na WhatsApp dukoraho amatsinda tukayiterera imiryango. Rimwe na rimwe tumenya agaciro kayo cyangwa ikamenya agaciro kacu, ari uko ibyashobokaga bitagishobotse. Biroroshye cyane ko ku isaha iyo ari yo yose, aho waba uri hose, ufite uburyo bumwe cyangwa ubundi wakoresha ukavugana n'umuvandimwe wawe uri mu kinyaga, ukamubaza uko yaramutse n'uko yiriwe, ukamubwira icyo ushaka icyo ari cyo cyose, mu buryo bwanditse bwo kuganira cyangwa bwo kuvugana murebana nk'abegeranye imbone nkubone.
mu gihe cy'umunota umwe gusa waba wamenye amakuru y'inka yabyaye ku musozi ukomokaho, gitifu ugira amahane bahazanye, uwo mu rungano waraye wubatse urugo, uko umurozi utuye kuri uwo musozi yakijijwe, umukire mushyashya, umusore w'umuvubuka, inkumi isamaza abasore, umusore w'igisare, umukobwa w'inshinzi, umubyeyi w'intangarugero, uko abana batsinze mu mashuri n'andi makuru yose waba ukeneye kumenya, kubera ko ntitugitegereza ko amasaha agera ngo twumve amatangazo yo kubika intashyo, izasabwe, utuzi twasohotse, cyangwa ngo dutegereze kuzasoma urutonde rw'abatsinze amashuri mu mvaho nshya. We have communication on our fingertip. Nyamara se iryo terambere koko hari icyo ritumariye? Ni bangahe turikoresha gutyo? Iterambere nk'iryo turyita amazimwe, tukagenda tukamara imyaka rwose n'imyaniko tutavugana na barumuna bacu, babyara bacu, ba masenge, ba marume, ba mama wacu n'abandi dufitanye isano, kugeza igihe ibyago bikomanze tuti aro, ese wamenye ko runaka yatabarutse? Why do we confuse things? Why do we value things when it's really too late? Ikintwenza kurusha ibindi rero buriya ni amabizinesi dukoresha ibi byose. Tuvura abagabo bananiwe kugira ijambo mu ngo zabo, abagore tubaha imiti baha akazi ko gufura amashuka, tuvura impu, tuvura indwara zo mu nda, dukora bizinesi zinjiza amafaranga menshi twiyicariye mu ngo zacu. Ibyo byose tukabikorera hehe? Tukabikoresha ikihe gikoresho? Let me hope I'm just a confused man, but I'm telling you man, this is not really right. Nyiri Facebook, WhatsApp, Instagram, kongeraho nyiri Twitter, kongeraho nyiri Amazon, kongeraho nyiri amatelefone, ab'imyenda tudripinga mu mafoto ateye amabengeza dukangisha bene wacu kuri murandasi, aba nibo baherwe ku kigero cy'uko ngo baduteze inkingo tutabishaka. We really know how tuzi gukomplaininga by'amafuti gusa. Ibyo badukoreye kugira ngo turusheho kwegerana na bene wacu, tubikoresha mu mazimwe n'imigenzo bidutanya kurusha kutwegerana. Ibaze ko n'abatisimu twitabiriye tuba twubitse imitwe mu matelefone, turi ingaragu zigisha abubatsi ingo uko zubakwa, ibyo tukabibonera umwanya rwose kurushaho tubonera inshuti zacu. Umva nkubwire, iryo ntukaryite iterambere, njya uryita iteka mutwe. Iterambere ni ugukoresha igikoresho icyo cyagenewe gukora, byaba byiza ukarenzaho, nta kibazo. Ni byiza ko ducuruza kuri Facebook, ariko ibyo byose tukabikora twabanje gucata na bene wacu no gucata n'inshuti zacu. Izo status wiri gukomplaininga ngo barazirora ntibakuvugishe, wowe hari icyo waba ubavugishije ra? Urabavugisha se bikanga ntibagusubize? Utanze mwaramutse se wariki, wahomba iki? Warekeraho kuba wowe? Twanze gukoresha Facebook, Twitter, Instagram na mobile phones mu kwihuza n'imiryango yacu n'inshuti zacu. Twahisemo kwigira aba business persons online. Twigisha abantu kubona amafaranga rwose batavunitse, gusa duhora twimurwa mu maso y'abandi twabuze ayo twishura. Turabigisha umubano mu bantu ducishikaye, nyamara kwita kuri bene wacu byatubanye ihurizo. Turaba dogiteri kuri Facebook, specialization yacu ni amavangingo, kongera ubutumbi bw'ubugabo, ibyo gutanga imiti itanga urubyaro, icyo kiranyagisha. Inshuti yanjye uzaca ahandi naho ubutaha.